We can and we will. We can and we will. Aha, yes, bakunzi bacu rero reka twongere tubasubize cyane tubifuriza ikaze mu byo muri gukora byose. Abayisilamu namwe tukomeza kubifuriza igisibo cyiza cya Mwezi Ramazan, igisibo kigomba gutuma byinshi bihinduka ndetse Imana ikagira byinshi ihindura ku mateka yacu twese. Kugeza kuri uyu munsi byakomeje bivugwa cyane ko umuherwe bita Saidi Lugumi Saidi Lugumi muramuzi ko ari umuherwe cyane wo muri East Africa guturuka mu gihugu cya Tanzania. Byakomejwe kuvugwa cyane ko ari mu rukundo na Miss Jolie. Miss Jolie ni umukobwa w'umunyarwandakazi, umukobwa ufite ikimero, umukobwa mwiza cyane. Ariko noneho Saidi Lugumi byarangiye noneho abishyize ku mugaragaro nko kuri iyo foto muri kubibona ko bari kumwe aho ngaho bari mu Bwongereza ku ruganda cyangwa se ku iduka rya Prada. Aho ngaho niho bari batembereye cyane, urabona ko bari kumwe bishimye cyane. Amakuru rero agenda avugwa mu buryo butandukanye, no kuvuga ngo bishobora kuvugwa ko Miss Jolie ndetse na Saidi Lugumi bashobora kuba bagiye kujya gusura mu gihugu cy'Ubwongereza. Ayo ni amakuru yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano muri East Africa. Rwose ukabona ko Miss Jolie abyishimiye cyane. Miss Jolie ukurikije ukuntu umwaka cyangwa se imyaka iri kugenda ishira, ari kugenda ahinduka cyane. Urabona ko reba nko kuri iyo foto, urabona ko rwose ameze neza cyane, yishimye, ibintu byose bimeze neza cyane. Miss Jolie icyo twamwifuriza gusa ni ukuba wenda urukundo rwe n'uyu muherwe Saidi Lugumi rwagenda neza cyane. Gusa nanone ikimenyerewe nuko abakire cyangwa se abaherwe bafata abana b'abakobwa gutyo bagakundana bafite ibyo bagamije wenda runaka umuntu atamenya. Ariko icyo twakwifuza kuri Miss Jolie ni uko ibintu byo byagenda neza cyane. Ikindi nanone aho ngaho muri kubona Miss Jolie yicaye ahantu muri shop. Icyo nakubwira cyo iyo kanzu ubona yambaye ya Louis Vuitton, urabona ko afite n'igikapu cya Louis Vuitton. Ni kanzu n'icyo gikapu byonyine ubwabyo bihagaze $3,000. Kunyumvira Mr. $3,000 ikanzu n'igikapu ni hafi muri miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari ibintu bigaragara ko rwose Miss Jolie ari mu rukundo n'umuherwe, uko twabyita n'umuntu nyine umukire cyane. Icyo twavuga kandi nuko uwindi Saidi Lugumi turaje tubumvishe akavideo ke cyangwa se akavideo yavuze ko atishimira ko cyangwa se iyo bamwise umuherwe ibyo abifatamo we. Avuga ko umuherwe cyangwa se umukire wa mbere ari Imana, we ntabwo yemera ko ari umukire kandi ni umukire ku rwego rwo muri East Africa. Iyumvire mu buryo yabivuzeho. Mimi sio tajiri Mwenyezi Mungu pekee. Okay. Mimi na nini bwana? Mimi si lolote, si chochote. Nimeona mtandaoni watu wengi wanakufollow, wanakutagi baadhi ya shida zao. Umekuwa ukipata usumbufu sana kutoka kwa mtandaoni. Usumbufu. Mimi mwenyewe nasikia raha. Ngera sana kabisa. Kwa sababu ulichonacho sio changu, ni cha watu. Yego muramwiyumvi rero Saidi Lugumi akaba ari n'umuyisilamu, nawe ukaba ari mu gisibo cya Mwezi Ramazan. Hara muri Tanzania murabizi ko haba societe islamique ari nyinshi cyane, ari nini cyane. Miss Jolie rero katumwifuriza kuba yakomeza kugira ibihe byiza cyane, ariko bizagira icyo bimubyarira cyangwa bimugezaho, kubera ko Miss Jolie igihari nuko tuzi ari kubaka za Kibagabaga, ari gufungura amashopu agiye atandukanye. Muribuka ko no muri launch y'igitabo cya Miss Naomi yaguze igitabo amafaranga menshi cyane. Mbese bigaragara ko hari ibintu ari kugenda akora bishobora kuba bigomba gufasha bamwe cyangwa abandi ku buryo bishobora kubahindurira ubuzima bitewe n'uburyo abikozemo, mu buryo bwo kubafasha
mu buryo butandukanye cyane butuma nyine akonsoma cyangwa se agira icyo afasha benshi mu banyarwanda. Ubwo rero icyo twavuga cyane cyane kuri Miss Jolly aho ngaho urabona ko n'ubundi still aho ngaho yari ari mu iduka rimwe gutya ryo mu Bwongereza rigurisha imyenda, urabona ko yakansuka kubwiraga na cya gikapu cya Louis Vuitton muri kubibona. Ni byiza cyane, ni by'agaciro. Saidi Rugumi rero icyo twamubwira cyangwa se ubutumwa buramutse buramugezeho, azaduteteshereze umukobwa, ntazamuzaneho ibintu bya bindi nyine bimenyerewe muri iyi minsi byo kuba wakundana n'umuntu ufite icyo ugamije. Hanyuma rero utarakora subscribe kuri channel yacu ya Black TV 250, kora subscribe usangize n'abandi, ndetse tujye tubibagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Abayisilamu mwese, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.